What's up guys, your boy DJ Costa Selector Music #1 dadi w'ababesto. So nkuko mubibona kabisa reka mbashimire mugaye mukomeje kutwereka urukundo kuri Cyangwe and Voice TV show. Aho tugiye gukora ibintu bya danje bro. None nabazaniye abastari. Mwagiye mubona abastari, twagiye tubazana ari babiri. None ubu twabazanye bose kugira ngo noneho mwiyumvire vibe baba bafite kabisa. Muribaza ngo nabaye bastari. N'abastari bagaragaye mu ndirimbo ya Gitaf aragitosa ariko abaribo bagize uruhare mu kuba bagize miliyoni, kuba irandirimbo yaragize miliyoni views kabisa, kabiri hit. N'aba influencer bakomeye cyane. Reka tugiye guhera ku ruhande kabisa. Salama. Sawa. Ineza Cyane. urongera akantu k'akabaraga ka murare. So ngiye kutubwira witwa ubushize twarakoranye watubwiye izina rya, ariko hari abantu bataryibuka. Ugiye kongera twibwire. Nitwa Sabine. So guys, yitwa Sabine kabisa. What's up guys? Ineza fresh. Ni neza. Oh. Njye ndakwibuka kabisa, ndakwibuka ni Wakobore. Ariko wongera ubwira abantu mana ukore mu mitano. Amazina yanjye n'ubundi ni rya rindi. Ni Wakobore. Wakobore. So muri kubyumva ni Wakobore. Abo bose turi kugenda tuganira nabagaragaye muri ya ndirimbo namwe muri kumva kabisa. So what's up boy? Ineza Oje ni kuru. watanyaga Mba natanyaze ni kumutara kintu ubundi. Ni kwa kundi tuba twabisoje. Ongera wibwira abadukurikiye. Amazina ni Watanyaga, ni kumutara kimba nitanyaze wa mu diaspora muzi. Kabisa iri kumwe no mu diaspora. Ni neza reka mvuga n'iki cyuki kiri ku mpande yanjye. Ni neza cyane. Ego. Ongera twibwire. Nitwa Elise. Elise. Ego. None kutagaruye ka Jess. Wapi nakameshe. Nakameshe. Wakameshe. Ego. Ase n'ubwa mbere bakubwiye kuvuga nka Marina. Wapi. Uramufana? Ndamufana. Alright, urumva bamaze kutwibwira kabisa. So Allo? Ko kigayera ragwamagaye. Twibwira ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu noneho nge mbazana icyarimwe kugira ngo batubwire ukuntu biyumva kabisa. Twagiye tuganira buri ruhande rutubwira ukuntu rwiyumvaga, uburyo indirimbo yari maze kurya hit kabisa. Reka mbibutse yuko abangaba aribo bagize uruhare kugira ngo indirimbo aragitosa ibifite miliyoni kabisa. Muri aba influencer ba danje man. Kabisa. Urumva rero nibo bantu bafite ruhare kabisa. Gitafu nashaka bashimire man, cyangwa se azabashaka banagurire abagurira akana batama aba bakanyaze bazakanyaga. So Sabine harike cyane Sabine. So Sabine nkuko twagiye tubabona mu mashusho nyine y'indirimbo twanabigarutseho cyane. Mani ndashaka mumbwire nyine uburyo noneho muri kumwe, uburyo noneho mwiyumvaga, uburyo mutekereza noneho ubu ngubu. Ese ubundi musanzwe muziranye mani? Sanzwe turaziranye. Turaziranye. Musanzwe muziranye? Birahari. Wewe atasabi musanzwe muziranye n'aba Caritas? Turaziranye ariko nyine na bya danje nago dukunda guhuza cyane ariko turaziranye. None se sibyo? Reka ngiye nkwibariza. Umunsi ubyuka usanga uri ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwe barabatutse ngo twana ngo turi kwenjoye ingaragitosa ibiki sibyo? Noneho ndashaka ngiye uko muri babiri. Wowe nawe mugiye kumbwira uburyo mwiyumvaga mu mani sibyo? Mwabitubwiye turi mutari kumwe. None mugiye kumbwira ukuntu mwiyumvaga mani mwayenjuge. Ikintu impamvu nabanje kubabaza ngo mwari muziranye. Mwakoraga ibintu bimwe. Ese ubundi iriya ni choreography iriya ndirimbo cyangwa nimwe mwayimbye byaraje gutyo? Nyine byatuje nyine ni ibintu bya kubera ko nyine mu busanzwe nyine turababyinnyi. Nyine kuba umuntu yakicara nyine agatekereza choreography akumva ijya mu ndirimbo kayikora nabidanje nyine tu. Nabidanje. Urumva nabidanje. None se reka nkwereke sibyo iyo urebye comment man hari abantu babakunda cyane sibyo? Hari n'abantu bavuga ati twana rero tuba twasheze ngo ibintu bakora ngo ibiki sibyo? Ariko ngiye nkavuga ati wenda ni akazi kanyu muri kubyina, ibyo mukora mu mubizi. Ubwira icyo abantu bavuga ko muri uturara? Nyine ikintu nabwira abantu bavuga ko turi uturara nyine abantu se tubona nyine bitandukanye. Hari ababona ko turi uturara nyine, hari n'ababona ko yabivuge neza gase. Ngewe se burya karakanyama kararyoha bro. Agaki Karakanyama Gitafu yavuzeho. Atambwira. Nyine sinakubwiye ko abantu babona bitandukanye se.
we rata wako we tubwire mani ubundi ni iki wabwira abantu bavuga ko muri uturara cyangwa se ibintu muba mukora ziriya ndirimbo ntabwo mwakagombye kuzumva nyine to yego sha nyine abantu babivuga nyine ndabashimira urumva ko mubivuga muratuma nkura cyane nera imbere cyane kandi ubwo komenti zibe nyinshi ubwo nimunera komenti ejo noneho nzagaruka ndi igikoma none se bro sibyo nakomeje mvuga yuko ari mwe mwagize uruhare kugira ngo indirimbo Aragitusi igire miliyoni sibyo nyuma yuko video yanyu isohotse abantu bari kwenjoy nyine babona ko muri kwenjoyinga Aragitusi twakurikijeho ababyeyi babo sibyo tubona bavuze ngo n'ababyeyi banyu urumva ababyeyi banyu nabo bari kuyenjoyinga sibyo wigira ikintu wisabira nka Gtaff cyangwa abandi bantu bakoresha social media gira ikintu bibwira cyangwa bisabira mani kuko nimwe mwagize uruhare nimwe abantu ba influencer badanje bariho kabisa mu Rwanda uzi ikintu nasaba abantu se basi Gtaff ahantu uri kabisa udusure sibyo dusure kabisa turagukeneye sibyo kuko Gtaff uri na boro twahuriye ejo bundi hariya na boro nyine yaserutse urumva turahura nyine duterana peace biraho nyine ariko Gtaff kubita kuri ka umva ahubwo Bruce Melody akore cyane yo kanze kuri watanyazi ugiye kubitanyaga fresh ngiye muranabitanyaze mbifite gutya oya ntabwo ngiye narakaye abantu mukunda kuvuga ngo nararakaye ni iyi si wakintu ugomba kubaho bitewe n'uko iyi si gutwaye ngiye rero nuko intwara kandi njyewe ku muntu uguye kuri iyi video abantu bari kuvuga ngo turi ibirara umva bro wanyanga utanyaga n'ubundi nzabaho urumva nimba unyanga komeza unyange nugera igihe cyo kunkunda uzankunde nuko uzankunda usanga nanjye nakigukunda kuko sindi Imana yihanganira abantu banyanga ahubwo kuri watanyaga mukomeze mutanyagige nanjye ndi mu diaspora gutya nyine ntago mba nsanzwe ubundi igihe ntago nsanzwe wabe muri apartment reka nze kuri uyu mushuti wanjye Elise nawe tumubaze ukuntu byari byifashe iyo uri kugenda ubu ngubu usigaye wihisha ntabwo ari cyane ariko nyine ndihisha gakeya yego so wewe ni iki ubwira abantu bavuga yuko muri ibirara abantu mwagaragaye mu ndirimbo ese nibavuga ko muri ibirara turavuga ko n'abari ababyeyi ari ibirara ukuntu mwabifashe rero ntabwo ariko biri mwabifashe nabi nyine to yego iriya ni indirimbo kwiyonjenga nyine ni ibintu bisanzwe to just nyine birasanzwe uri kumva rero abantu bari kutwita ibirara mani ntabwo ari byiza to ntabwo ari byiza nyine ikintu nabisaba bagenera ubutumwa mani nyine ikintu nababwira kubanga nta kintu bizabamarira tuzakomeza nyine dukore Gtaff azakomeza asohora indirimbo tuzikore n'abandi banje bakora indirimbo tuzikore biri kumva rero nyine ikintu nababwira ntabwo ari byiza kandi ntabwo turi uturara nyine ari indirimbo nk'izindi icyo kintu nababwira so ni igiki egera hino sha ni igiki wisabira abantu urumva so nkuko nabibashije bagenzi bawe gira ikintu uvuga ku bantu bavuga yuko muri ibirara sibyo ese ko bavuga ko muri ibirara nabari ababyeyi bagaragaye muri ndirimbo bari kuyenjoyinga nabo turabita ibirara oya nyine ngiye ikintu nababwira ntabwo nyine buri ari uburara indirimbo nk'izindi ko bakoze pompomu ntibabitindeho kare ko bayikoze ntibayitindeho mani nabidanje nyine nabidanje n'indirimbo nk'izindi icyo kintu nababwira yego so guys murumva yuko buri bo twabazanye kugira ngo hatagira ngo umuntu uvuga ngo wenda ngo bamwe ngo bagumuye abandi urumva yuko indirimbo nta kibazo ifite abenshi bagiye babivuga nka Basco bagiye babivuga bavuze ko indirimbo nta kibazo ifite yaranabisobanuye yewe Gtaff kabasonga ubugari ariko baranabibonye no muri video yakubitaga hehe ku ngoto ni ku ngoto yakubitaga rero abandi indirimbo ifite ubutumwa nta kintu kibazo ifite sibyo so dusoza rero buri muntu ugiye dusoza uragira mvuge kurangiza okay dusoza reka ngende nganira na buri umwe agenda agenera ubutumwa bw'abantu bamukunda abagenera ubutumwa so Sabine
Sabine genera ubutumwa abantu bagukunda kabisa kuko barahari benshi cyane bagenda batwandikira. Ikintu nabwira abantu bankunda okay, abantu bankunda nanjye nyine ndabakunda. Oya nubwo nabazi ariko nyine ubu se nyine bose niko banzi ako nyine mpeke iki Turi mu kigamande mvuge kiganiro. arikumva abantu bankunda njyewe nanjye ndabakunda bari ku mutima kuko nyine ntabwo banyereka urwo rukundo ngo nanjye nyine mbereke ko nabitayeho mbitayeho kuko barankunda nese nimbanga bizacura iki njye ndabakunda kandi bakomereza aho ngaho kunkunda ndi umwana mwiza njya gusenga murakoze Bosi mukuru Mampeke genera ubutumwa bw'abantu bagukunda dore abakobwa barenda kumenera telefone. yego se wababwira cyangwa wamera nimero ndibana nanjye umva se nanjye ndahamagara uyu munsi kuri Kiss FM mashakira umukunzi abantu nyine ubutumwa yebaba we Kambisubiremo hari umuntu watubajije ngo uzi gukubita kuri ka kandi yebaba we noneho njye nkunda live kubita kuri ka umva se ariko njye oya ubutumwa ndashaka gushimira abantu nyine baba badufashije kuduhuza n'aba urumva agashimira cyangwa shimira buri umwe wese kandi genda udusapotinga sibyo ndabakunda cyane sibyo. WhatsApp guys ndagira ngo muri kubyumva fresh kanze kuri watanyaga nawe genera ubutumwa abantu bagukunda. Ewana ubutumwa nagenera abantu bankunda indirimbo nayo ifite ubutumwa njye ntago nagura kubasigira ubutumwa ku bantu mu nkunda. Ewana henza kabisa naye ndabakunda byadanje umva aho muzagwa nanjye nzahagwa urumva noneho ku bantu mu nyanga sha nanjye nzashyiramo ikigufuri mbabanire nibabaje. Ewana indirimbo ifite ubutumwa nanjye ubutumwa nubwo nari mfite. Ewana mukomeze mu nkunde. Ewana n'abavuga amakomenti mabi muyavuge kuko njyewe mba ndimo ndafata abantu wakintu nuko njye nubwo butumwa naye nifitiye. Indirimbo ifite ubutumwa. Tujye kuri Elise kabisa. Elise siga ubutumwa ku bantu bagukunda. Turanareshya. Okay, sawa. Ndi bugufiya cyane. Okay, murakoze nyine tu man shamwanyeretse ko bunkunda cyane. Nanjye ndabakunda. None se Elise ukunda Marina? Umva Marina samwe umva ngenda mukunda nyine tu nkunda vibe ziwe. Vibe ziwe. Akarimba kiyo uzi imana ngo dukubite. Ntabwo nzi kuririmba. Oya basi gerageza manu. Hindura. Vuga mani. Hindura page. Oya nyine vuga shiraho. Ntabwo nzi kuririmba. Kuririmba mani. Hindura page hari ibyo utaramenya. Naho najya ngusize. Nakuba ni segonda. Abo bajene bashaka kumbabaza. Ariko Elise ejo bundi nabonye uri goberana na Noza na Shakira K byari bigufashe gute mwana uramukunda byatari? Shakira se utamukunze akunda ndamukunda nyine to in role model. So urumva ugize amahirwe yo guhura na Marina ugize amahirwe yo guhura na Marina iki kintu wamusaba? Okay nyine njye ikintu namusaba ni ugufasha abaririmbyi nyine to nyine abantu bafite impano zo kuririmba nicyo kintu namusaba nyine ndamukunda tunakomereza aho nyine to umva urugo ruhire guys tumwifurize nyine urugo ruhire so ego. Murumva yuko tumaze kuganira nabo kabisa mwumvisha ibitekerezo byabo biba birimo n'ubutumwa kabisa ndetse n'ibitekerezo bakeneye cyangwa se busabe bakeneye kugira ngo batere imbere kabisa nuko mwabegera kugira ngo mukuze impano zabo. So reka mbashimire mwe mwamuteze amatwi se cyangwa mukurikiye cyangwa And Voice TV show nakagaruka kabisa. Ewana ibintu n'umuneza kabisa. So guys reka nongere mbashimire kabisa nononge ikintu gikurikiraho no kuvuga ati hari abantu mwagiye mutwandikira mutubaza ngo aba bana ko tubashaka ko badukorera challenge twakorana project zigiye zitandukanye uyu nguyu ngazikuririmba azikuririmba kabisa arabifuza gukorana abantu tugiye kwibaza ngo tunasubiza abatwandikiye ati twababona gute. So ikuntu mwatubona mwatwandikira kuri DM
urumva mwe mutwandikiye DM aho ngaho TikTok cyangwa kuri Instagram ewana aho ngaho kabisa Turahari duhita ku tugira bwanyu. duhita tubinuza kabisa muhita mubabona fast sibyo Buff buff. bakora iki Daddy. Buff buff. bakora iki Icyo. abantu bakeneye ko mwahuza cyangwa mugakora ibintu bya business challenge biki bakora iki Mutwandikire man. hehe Kuri DM. babandikire kuri DM so No kuri iki- YouTube yacu ikindi rero rero. comment kuri YouTube cyangwa and TV show